mbega uburyohe ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finori n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. Aya basi kadutangire filime yacu nanone ni Rocky nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mbazaniye agafilime nk'aka. Nagezaho nkora ibifilime by'abantu bakuru ndabibahata, singwenda hari icyo muzamarira. Naje gusanga nta keza k'abantu bakuru. Bana bato muri tayari? Ngiye kwibanda ku bana. Filime bayise Matilda. Filime umubyeyi umwana mukwiye kwigira hafi tukareba. Tutangiranye umwana vumagambo n'agahinja. Bebe everyone is born, but not everyone is born the same. Buri mwana aravuka ariko buri muntu ntagafuka nk'undi. Bamwe baravuka bakaba mucoma, abandi bakaba batetsi, really good at making jello salad, abandi bakamenya gukora za salade, abandi bakaba abanyonzi. Every human being is unique, for better or for worse. Gusa buri kiremwa muntu buriya kiba cyihariye mu byiza cyangwa mu bibi. Believe their children are the most. Ndetse buri mubyeyi wese yumva ko umwana we mwiza ku isi. Take a less emotional approach. Ariko hakaba n'ababyeyi basuzugura abana babo ntibabaha agaciro. $9.25 for a bottle. Kugura isabune y'amadolari 9. Nkeneye koga nyine. $1,000? I'm not paying. $5,000 by'uko umwana yavutse kid. Ntabyo nzishyura noneho turebe ko uyu mwana bazamwisubiza ku bitaro. Nibaze kubyara umwana ukaza ukamujugunya muri butu y'imodoka yawe nk'utwara ibirayi cyangwa ibishyimbo. Ni akana ababyeyi bakajugunye. Ni akana gato. Ni papa na mama. Yagasani. Dore umugabo ukuntu agenda akata imodoka inyuma arimo akana. Wakase se U-turn. Utururi. Yewe. Kisaza kidafite umutima. Ku madodani kandi imodoka iri mu mwana. Hari na Senior Wormwood. Babaga muri karitsiye nziza. Ariko bo ntago bari abantu beza. Kuba ahantu heza ntago bikugira umuntu mwiza. Dore mama ukuntu asohoka mu modoka atanarebye uruhinja avanye mu bitaro Kacyiru uko ruri muri butu na papa nuko. Abana ngamujya muva ku muhanda nta nubwo ko bafite umwana muri butu. Aba bantu ntago ari abantu beza. Turakana muri butu bagasizemo. So wrapped up in their own silly lives. Uyu muryango wa Mutsu babyaye umwana w'umukobwa ariko baramwibagirwa. They have realized she was a rather. Bari bawukiye mu kazi kabo ku buryo batitaga ngo bamenye umwana wabo ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana kivuka izina rye yatangiye kuryandika. Spinach. Dore mama ukuntu atera uruhinja rwe yibyari. Aho bogereza ibyombo niho yohereje umwana. Akana bakise Matilda. Kubyara icyana nkawe birutwa no kubyara urunyanya. Umva umubyeyi. Matilda had learned what most people learn in their early. Matilda akiri muto yatangiye kwigisha ibintu byinshi ari byo kwiyitaho. Umwana yatangiye kwiyitaho nta muntu wari umwitaho muri uru rugo. She developed a sense of umwana ku minsi y'icumi yatangiye no kumenya none uburyo agomba kuryambaramo neza. His older brother Michael went buri gitondo umusaza wa Matilda yajyaga ku ishuri. To work selling papa akajya mu kazi for unfair prices. kugurisha imodoka zishaje ariko akazihenda abantu. Soup's on the stove, heat it up if you get hungry. Matilda nusonza ibiryo bisange mwimwe ibyo bayita guki boro bakita ngukira siko kinjabutse. Nusonza isupure yisanga kiranjabutse neza mu Kinyarwanda. Umwana atangiye kwimenya mu gihe ababyeyi badahari. Umwana ku myaka y'2-3 yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi be ntabwo bigeze bita kuri uyu mwana. Iyo mwito bari kumenya ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana witwa Matilda ku myaka y'imice cyane yatangiye kwirwanaho.
ababyeyi mu gihe batari bamwitayeho bya bindi bana bacu babyuka biriza ngo daddy mami ngo iki n'iki umwana yatangiye kubyuka asoma ibinyamakuru. Matilda had read every magazine in the Matilda ku myaka ine yasomaga ibinyamakuru byose byo mu rugo. Courage and asked her father for something she desperately wanted. ndetse aza no gusaba ko ikintu kidasanzwe umunsi umwe. What do you want a book for? urashaka igitabo? igitabo cy'iki cyo gusoma? wowe gusoma when you got the television. we ureba televiziyo we ntabwo uzi gusoma warwana we. umwana ntabwo bari bazi kazi gusoma. That you can't get from a television faster. muri televiziyo ni ukuri ibintu by'ubwenge kurusha ibyo wakora mu bitabo. Matilda already knew that she was somewhat different from her family. Matilda uwo munsi nibwo yamenye ko atandukanye na famiye ye. Needed in this world, she'd have to get herself. ndetse yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye muri ubu buzima ari ugomba kukiha nta muntu uzakimuha. mwana wanjye ibiryo rero twabisize hariya muri micro-onde. The next morning, after her parents left, umunsi umwe mu gitondo ababyeyi ba Matilda bagiye ku kazi, search of a book. yatangiye gushaka ahantu yakura igitabo mu bitabo. abona isomero, library. umwana ku myaka ine yatangiye kubaririza ahantu haba isomero, haba ibitabo, hari library. umwana abandi bakwambuka nawe akambuka, bakwambuka nawe akambuka. ku myaka ine umwana yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye muri iyi si nta wundi uzakimuha ari ugomba kukiha. ku myaka ine abakobwa bari kureba iyi filime abenshi bo bazi ko ikintu bakeneye ngo ari abagabo tuzakibahasha. ko rubanda muranatinya. umwana yaje mu isomero afite imyaka Children's books, please. ndashaka ibitabo by'abana ahantu biri Right over there. bibiri hakurya iriya. Need to pick you out one with lots of pictures in it. nze nguhitiremo igitabo. Thank you. I'm sure I can manage. oya urakoze njye ndaza kwifasha. nyagasani iki cyanara cy'imyaka ine. no thank you I can manage. mu kajwi gato umwana yaje mu isomero atangira gusoma. ku myaka ine abana bangana gutyo ubundi baba bari gusoma ngo bibe. Every day, as soon as her mother went to kubera icyo gihe Matilda mu gitondo kuko ababyeyi bajyaga ku kazi bamusize mu nzu, we yaragendaga akajya kwisomera ibitabo mu isomero, read one book after another. agasoma igitabo cyarangira akajya ku kindi. nyagasani uyu mukecuru yarumiye umwana ukunda gusoma. All the children's books, umwana amaze kurangiza ibitabo by'abana byose in search of something else. yatangiye gushaka ibindi bintu bitandukanye. Who had been watching her with fascination for the past few weeks, offered Matilda mu minsi mike ubonaga ko yanahindutse afite amakuru menshi. You know, you could ibitabo byamuhaga amakuru. own library card, and then you could take books wa mwana ngiye kuzaguha ikarita yo muri library buri gihe ujya for uzusomera. every day. aho kugira cyangwa ngo ujye uzana buri munsi, reka ngo upakirire ibitabo byinshi ushaka ujye usomera mu rugo, sibyo? umwana umukecuru yaramufashije. Matilda's strong young mind continued to grow, nurtured by the voices of all. ubwonko bwa Matilda bwakomeje gukura bugaburirwa ibyanditswe n'abanditsi b'inzobere. Onto the sea. umwana yasomye ibitabo byinshi cyane, yaragiye arakura, yasomye ibitabo. uyu mwana ameze nkanjye nkiri muto, narasomye shawo. Gave Matilda, mumbone nkuze nsigaye nsoma urwunge gusa, ariko buri ibyo nasomye birahagije. you are not alone. igitabo Matilda cyamukomezaga n'igitabo cyitwa ngo you are not alone, ntabwo uri wenyine. nicyo gitabo ngo Matilda cyakomeje kumufasha kurusha ibindi. umwana umunsi umwe yaciye hano kuri garidiyene, abandi bana bari muri garidiyene biga, ibitabo bye kaza akabisoma, by'abakuru n'abato byose avanga. amaze kugira imyaka nk'itandatu. umwana yarasomye. Today. uyu munsi hari agapfunyika kajoya. Where did all this come from? haba ibintu byose babikuye Library. mu isomero. The library? mu isomero. You've never set foot in a library. Only wowe ufite imyaka ine ntabwo wajya mu isomero. 6.5. mfite imyaka 6 n'igice. you were 6.5. You'd be in school already. iyo uba ufite imyaka 6 wakabaye mu ishuri. I was supposed to start school in September. iyi myaka inyemerera kuba nakabaye naratangiye ishuri mu kwa 9, ariko ntabwo mwigeze munjyana mu ishuri. vayo wa ruzingo we, vayo. umubyeyi nta nubwo yibuka imyaka y'umwana we. zana ibyo bitabujugunya hakurya. Dearest Pie, how old is Matilda? Matilda afite imyaka ingahe? I'm 6.5, Ine. Mommy. njye mfite imyaka 6. I was 6 in August. You're a nushushe imyaka 6 mu kwa I'm munani gonna go to urabeshya. school. school. It's out of the question. ndashaka kujya mu ishuri. Time for the packages. ninde se uzagusinyira ngo ugende? Packages sitting out on the doorstep. Now go watch TV. ninde se uzajya ureberera ibintu byo mu rugo n'ibyo bazanye? wowe ujye wicara mu rugo urebe televiziyo. I think there's something wrong with that girl. hakundi kariya kana gafite ikihe kibazo? Hey, give face. Have a marshmallow. dore musaza we nawe akamutoteza. we wa mujinga we, wansanga we. nyagasani umwana akabihorera. hano yari amaze kumenya ko agomba kwiyitaho. umwana yararagarira amarira agwa mu bitabo. Matilda longed for a friend
Someone like the kind Matilda yahoraga yifuza kugira inshuti cyangwa guhura n'abantu bafite umutima mwiza nk'abo yasomaga mu bitabo, king dragons and princesses cyane cyane ubwo yasomaga igitabo cya Dragons n'ibikomangoma. that exist only in storybooks. Yaje kumenya ko ibyo bintu bishobora kuba biba mu bitabo gusa. Discover that she could be her own friend. That she had a kind of strength she wasn't even aware of. Gusa buriya gato ngazamenye ko afite imbaraga zidasanzwe nawe ubwo atarazi ko afite. We sell some cars today, honey, Wagurisha imodoka uyu munsi sheri. Does that mean I can get that new TV? None se uraza kugura televiziyo nshyashya? One day you're gonna have to earn your own living. Mwana wanjye umunsi umwe nawe uzatangira kwitunga. Icyo gihe ngo uzige business ya famiye. Kunyumva? All right. The first car your brilliant father sold. Imodoka ya papa wa mbere yagurishije. $3. Yayigurisha $380. 1,150. Nayiguze $300 yigurisha $1,100. One cost 500. Iya kabiri nayiguze $500. Sold it for 2. Yigurisha $2,220. Wait, Dad, it's going too fast. Just right. Papa uri kwihuta ndi kwandika. $68. I sold it for 900. Ariyo naguze $608 yigurisha $990. Cost 1,000. Iya kane $100. nayiguze $1,000. 7,000. Yigurisha $7,830. Big American. Yari American Bofors. What was my profit? None nungutse angahe yose hamwe? The last one. 10,200. $10,235 nibyo wungutse. Ababyeyi barikanga. Check it if you don't believe me. Bireba umwana si imibare ibintu byose umugabo yavugaga bari kwandika ntabyo bazi, umwana akora nka calculatrice. You're a little cheat. You saw the paper. Wabisomye ku gapapuro. Over here. None se nasoma agapapuro nicaye hano ugafite mu ntoki uraho? Smart with me? Urashaka kwigira umunyabwenge? Shaka kwigira umunyabwenge warwana? Smart with me, young lady. Nunyigira umunyabwenge? Punished for Urahanwa. smart. Urampanira se ko ndi umunyabwenge papa? When a person is bad, that person has to be taught. Iyo umuntu ari umuntu mubi aba agomba kubihanirwa. Umuntu haguruka wa muntu. Harry Wormwood Uriya mugabo hari wa Mood. given his Ntabwo yari azi ko yigishije isomo umukobwa watarazi. Umwana yari agiye kuzakoresha. when a child is bad, Aho kubwira umwana we ngo ni umwana mubi, person is bad. yaramubwiye ngo umuntu mubi. Introduced a revolutionary Icyo idea gihe yahaye umwana igitekerezo cy'impinduramatwara to their parents. kigaragaza ko umwana ari umuntu n'ababyeyi bari abantu, umwana nawe agiye gutangira guhana abantu. Iyo umuntu akoze nabi arabihanirwa. Umwana kuva papa yamubwira iryo jambo ese avuga ati nanjye rero papa uri umuntu mubi ngiye kujya nguhana. Ni papa wabimwigishije ngo iyo umuntu ari umuntu mubi arahanwa. Papa nawe nabonye uri umuntu mubi reka nguhane. Papa ubundi ngo ari kumubwira ngo iyo umwana ari umuntu mubi arahanwa. Ubwo ntabwo umwana ari guhana ababyeyi. None papa yambwiye ngo umwana araje no gufatira imiti chemicals yari yaragenda aravanga wibuka uyu mwana na ni umuhanga aba yarasomye n'ibitabo ibya chemistry physics byose araza arakuvangira. Yeah. Come. Umwana none yamuvangiye ibintu by'imiti n'ibiti yavangavanze. Bamubwiye ati iyo umuntu ari umuntu mubarahanwa. Umwana atangiye guhana ababyeyi be. Ni Matilda gafite ubwenge. Uyu mwana ku meza ngaha akivuka yari azi kwandika izina rye. Mama kumbi yagiye kuryama. Hano arakaba yambaye ku maso kugira atagira n'urumuri na ruke abona. Umwana acaho mu gicuku. Come into my room. Dore bya bindi muze mu gitondo babyuka akoresha mu misatsi ye. Nagaze ko umwana yamuvangiyemo ibindi biproduit chimique. I take you to the shop. What do you say? Uyu munsi ndakujyana ku kazi mwana wanjye nangire nkwigishe business. I say appearance is 9/10 of the law. People don't buy a car. They buy me. Abantu nako bagura imodoka bagura njye. Such pride in my appearance. Bakunda kandi ukuntu nitwara. Clean shave. Imisatsi yanjye ukuntu mba nogosha utwanwa neza byose n'agakote keza n'icyo bankundira. Bakabona ko ndi smart. Learning too. Nawe uyu munsi ugomba kuza ugatangira ukabyiga mwana wanjye. Umugabo yagiye gucuruza abayikozeho. Cookies. Umwana hano icyo kurya niwe ukimenyera. Hano nta muntu umwitayeho kuva yavuka, yarabimenye ko kuva yavuka icyo akeneye ku isi ari uzakira. Heir to the throne. Today we. Mwana wanjye umunsi ndakwicaza ku ntebe y'ubwami. What's wrong? Hano kumureba arikanga. Imisatsi yabaye imvi yajyaga aratisha y'umukara. Umwana yamuvangiye ibikamikozi biragenda imisatsi yari umweru biyihindura imvi. Mama arikanga kandi uyu mugabo akunda umusatsi we ni umunyabwibone. What did you do to your hair? Wakoreye iki imisatsi yawe? Dore akabikoze. Hair? Ntabwo bazi ko kagira ubwenge bwo kuvanga ibyo bintu. Umugabo aza kwira mu ndorerwamo imisatsi yabaye imvi. Yabaye imvi. Yewe! Yajyaga byuka atera kakanta
Ewana uriya mwana do Give me that. You ain't going with those. Give me those. icyo bijyanye sana hano bebe mu gitondo ka Matilda Get in. njera Dirty dealings, like buying stolen car parts, never stay secret for long. uyu mugabo yibaga ibikoresho by'imodoka bibye Gets involved. ariko FBI yari itangiye kumumenya ko uyu mugabo ahantu agurishiriza modoka ari igihe agura ibikoresho by'inyamirambo mu Biryogo bakabimuzanira akabitera ku mamodoka ari bucuruzi. Suspect exits domicile. saa 3:17 urukiko asohotse iwe ni na 18 we 917 is correct. saa 3:17 nibe byanyaye sina 18 kwereka umugabo yitwa Wormwood Henry Wormwood akana ke kitwa Matilda Wormwood. One day all this will be. mwana wanje umunsi umwe iri garage naye amamodoka ncuruza nzabigusigira yagurushaga n'ama PS. I paid $100 for her. urabona nk'ibintu biguza amadolari 100 She's on it. ariko Shot. iyi modoka n'ubwo yari yagenze ibirometero 12,000 ushobora kubigabanya. I sell her. iyi modoka naguze amadolari 100 nkayigurisha 1,000 But that nako 10,000 sorry. equipment, money, umwana batangiye kumwigisha akazi. we use super glue instead. hano dukoresha supaguru Put it on. tugafatisha umubaraza agafata imodoka zishaje akazisanasana akazigurisha menshi. Isn't that dangerous? none se papa kugurisha imodoka zishaje gutya wabeshya abantu si bibi. Transmission. The sawdust quiets the ears and lets the engine atangira kwigisha abana be for a couple of miles. kuvuga ngo hari ibintu uvanga muri moteri kugira ngo moteri izagende umukiriya akigura abone ko moteri ari nzima igenda neza. Years ago. nyuma y'igihe giti moteri ikamukwamana imodoka igapfa. But here, take my hat. fata ingofero yanjye. It's rugabo ni urugesikoro ni urujura. kugura imodoka bishaje mugatsata rukabigenda rukabigira. the drill. noneho You run it backwards, the numbers go down. noneho ibirometero imodoka yagenze reka nkwereke ukuntu babisubiza inyuma. kigaye ibirometero imodoka yagenze kibisubiza inyuma. imodoka kikayigira 0 kilometero. Crook. papa uri bandi kwiki This is illegal. ibintu ukora ntabwo byemewe n'amategeko. Keep drilling. komeza natukore. Do you make money? wowe winjiza amafaranga ugira akazi. But don't people need good cars? ariko abantu bakeneye ko bagurisha imodoka nziza. Yes, Dad. wabagurishije imodoka nzima papa ukareka kubiba. Wiseacre. kankubwira wa munyabwenge winjije. Big, you're little. kenshi ubwenge uri ikigori uri mukuru uri muto about it. kandi nta kintu wantwara. ugasana mvuga ukuntu abwira umwana we kana karababaye ntabwo gashyigikiye amafuti ya papa. kana karababaye bakisa akagoryi kandi barakabwiye ngo iyo umuntu akoze ikosa arabihanirwa. twasize kari kureba supaguru n'ingofero. ewana natsinze muri roto natomboye nari nabetinze. Let me see the money. Never mind. Double big. amafaranga rero God, your hair looks awful. imisatsi yawe irasa nabi. Let me in. Here's your hat, Daddy. papa dore ingofero yawe kana kamuhereza ingofero. umugabo yambara ingofero. Come on, get in. njira How much? wariye angahe? No, and you to find out. ayo nariye n'inju yazi ntabwo ari wewe ugomba kwemenya. kumbe hano birasa nkaho uburoso bwo muri supaguru bwakoreshejwe. You never take us out. Of course I do. I took you to the flipper. I don't remember any of the flipper. The fit bavayo comb and the basohokanye abantu. I like urebe bonjour, this way please. mwaramutse. Get off. kuramo ingofero imufata ku mutwe. Please. kana kayishyizemo supaguru. kuramo ingofero yanga kuvamo. Get off. Harry, nobody cares what your hair looks like. kuramo ingofero ye nta muntu witaye ku isi. kuramo ingofero biranga. umwana arabareba. I'm gonna hate this hat. cyangwa kuramo icyo kigofero. kuramo ingofero biranga. umwana yamuteze supaguru. turashize apfuye. kungura huru Baby, stop it. wikwigira umwana kuramo icyo kigofero umukecuru nawe n'umusazi. abantu barumirwa muri resitora barumirwa kana karabareba kabikoze. kuramo ingofero umukecuru iramushabuka parika nabi uyu nawe ngo hakurya kana karaseka. ibintu umusariferi biricyo bijya mu bicu. so hey furusheti umwana ifurusheti mugwa umusaza we nawe araseba. umwana w'ifurusheti yaje yiparika mu biryo reka mbe nijya turasubira mu kanya. Will not be the figure of ridicule. ibi bintu by'ubuswa sinzi ibyo ari I byo. want it now. ndashaka icyubahiro kandi none. You don't see how you glued your hat on, Harry. ubundi washyize supaguru mu ngofero yawe. But obviously, supaguru ingofero yafashwe ku mutwe. Not glue my hat to my head. ntabwo nafata supaguru ngo ukire ku mutwe I wanjye. refuse to my hair.
Baby, wait a minute. akarasika kamena isomera ibitabo by'isanamitima uze kumukora ingofero bakuranyeho n'uruhu mana yanjye we uzaza kwireba mwana From now on, this does exactly what I say. Ifamiye izagikora ibyo mvuze Exactly when I say. igihe mbivugiye aba ari byo bibera kira ingofero yawe And right now, noneho rero we are eating dinner and watching TV. tugiye kurya ibya nijoro turebe na filime zasobanuwe na Rande na Rocky. Ready to get sticky. Bano baje kureba filime. Wana muri yatombora aho tuguha umwanya amafaranga afasha ku mubiri wawe akaba ari utahana. Tugiye gutanga amafaranga. Ku batazi ukuntu uyu mukino ukorwa reka tubibereke. Iyo kureba icyana kirano kiba kiri kwisomera ibitabo aho kureba televiziyo. Kandi papa yavuze ngo icyo nshaka muri inzu aba ari cyo gikorwa. Mwana wa. Hi, Dad. Bite papa. Icyana cyari ku family. Uri muri iyi famiye yanjye? Hello? We. Are you in this family? Uri muri famiye yanjye yavuze ngo famiye izagikora ibyo yavuze n'igihe yabivugiye yavuze ngo barebe filime none umwana ari gusoma igitabo. Family time. What is this trash? Amasaha yo kuryana ya famiye uri mu biki? Daddy, it's lovely. Papa ibitabo ni byiza. Dick by Herman Melville. Iki gitabo cyitwa Moby Dick. Moby Chahaman. Ngo Moby what? This is filth. Turi iki gitabo cy'umwana ari gusoma. Nice, it's a library book. Papa icyo gitabo ni cyo mwisomero banije nagari icyanjye. It's reading. You're a wormwood, you start acting like one. Gusoma kwawe ntabwo mbikunze ukwiye gutangira kwitwara nk'uko baho mu twitwara. Tangira ibiganiro by'ubugoryi umwana dore ibintu papa bareba ni ibintu bitagira icyo byigisha umwana. Kibura ababyeyi b'i Kigali no mu Rwanda hose. Impamvu babwira abana babo ngo barebe filime nuko bazi ko filime zasobanuye na Rocky ari ikintu abana baba bari bunazigire mu cyubaka. Ariko dore ibintu papa biri ku mwana ntibyubaka ni ibintu bibi. Umwana arebye filime ababaye bamufashe umutwe bari kuwukanda nawe ndebera umubyeyi. Umwana yakanuriye televiziyo arayikanurira ararakara bari kumurebesha ibintu adashaka yakanuriye televiziyo umwana yakanuriye televiziyo iraturika turashize cyane umuriro waje ari mwinshi. Didn't do it. Ntabwo ari njye ubikoze. Of course you didn't do it, you little twit. N'ubundi ntabwo ari wowe ubikoze you little twit wakagoryiwe gato. Ukuntu yita umwana we ariko. Put your light on. Cana amatara. Gasani. Was it magic or coincidence? Ese ni maji cyane ibintu byari bihuriranye. Umwana nawe byaramucanze. Humans use only a tiny portion of our brain. Bajya bavuga ngo ikiremwa muntu dukoresha agace gato k'ubwonko bwacu. For her own great strength of mind. Matrido yari ataramenya ko ubwonko bwe abukoresha hafi ya bwose. Buriya ngo umuntu twese ubona hano n'abantu wita ngo n'abanyabwenge ubwonko bwacu dukoresha akantu gato nta na kimwe cy'icumi dukoresha. Harry Wormwood, owner, founder, whatever. Agatha Trunchbull, principal, Cruncham Hall Elementary. Banyita Agatha Trunchbull ndi directeur w'ikigo cya Gardienne y'abana. I want a tight car because I run a tight ship. Ndagira ngo imodoka yanjye uyikore neza mu modoka nziza. My school is a model of discipline. Ishuri ryanjye ni ishuri ryiza cyane. Beat the child, that's my motto. Cyane cyane gukubita abana mpaka bamenya ubwenge nicyo nigisha. I got a boy, Mikey, and one mistake, Matilda. Ahubwo mfite akana mu rugo ndi bugwe nimba ishuri ryawe ryigisha cyane cyane rishingiye gukubita. Ngo moto y'ikigo cy'uyu mugore ngo ni ugukubita umwana mpaka amenya ubwenge ntabwo ari ukumwigisha mpaka bamenya. Let's do business. Nimba ari byo nanjye uguye imodoka umwana wanjye nzamwohereza mu kigo cyo mwigisha. Umudirektrice bita Hey you. Trunchbull. Go to school. Urabizi ugiye ku ishuri yigo. Ejo uzajya ku ishuri. Yeah, okay. Yambiriye papa w'inyambira. Kumbe papa impamvu yohereje umwana mu ishuri ngo iryo shuri rirakubita. I always wanted to go to school because she loved Matilda yakundaga kujya ku ishuri kuko yumvaga ko ari hazigira ibintu. What her new school would be like. Go ahead. Yibazaga ukuntu nagira ku ishuri bizaba bimeze ishuri bwa mbere bamuzana ku ishuri. Surrounded by trees. Ishuri yaraje muri ryari ishuri ryiza rizengurutswe n'ibiti indabyo. Well, there was a building. Ariko inzu yaraje kwigamo nimbi. So regardless of what Cruncham Hall looked like. Yirengagije ukuntu iryo shuri ryasaga nabi. Yishimiye ko yaraje kwiga dore ikigaje kwigamo. After all, any school is better than no. Nubwo ishuri yaraje muri ryasaga nabi ariko ryarutaga kwirirwa mu rugo atiga. Umwana wari ufite ubwenge akunda kwiga. Ishuri Matilda aje kwigamo. Directrice abana baramubona bagaha batwamubonye. Moto y'ikigo no gukubita abana mpaka bamenya ubwenge. Kandi byo kubigisha. Hey! Shuri bazanye mu Matilda. Yagasani. Bamubona ariko.
bana barikanga. Ikiga abana bigamo kandi n'abana bato garidiyene pirimeri. You detention. Matilda yarebye arikanga. Kigajemo. You're too small. Grow up quicker. Wori gatonya uzakure vuba. Ibaza ariko Matilda ajya kwihisha. Shoulders back, stomachs in. Stand up straight. Hey, sorry. Attention. We biti. That's okay. It's much better than being out there. Ko bambwiye ngo nze hano sinibyo byiza kurusha uko waba uri harahanze. The principal, Miss Trunch. Uriya ni directrice w'ikigo mwita Trunchbull. You squirts better skedaddle. I'm not kidding. The Trunchbull likes to snap a whip in there to see who's trying to hide. Trunchbull araza gukubita umuntu wese warenze ku makosa nako ku mategeko ye. I'm Matilda. Banyita Matilda. Lavender. Hortensia. Je banyita Hortensia. She doesn't really hit children with that riding crop. None sura muyoboza kubita abana kiriya kigoza afite. For scare. Oya kenshi bari gukanga abana. Ariko ibyo akorera abana nibyo bibi. Second grade. Ejo hahise umwana wiga mu wa kabiri. Weekly visit to every classroom to show the teachers a thing or two about handling kids. Yakoze amakosa none basigaye muzengurutsa muri buri shuri ryose bagaragaza uko bakoresha umwana warenze ku mategeko. Of course. Umwana rero yibumba mu ishuri baramuterura. Umudirectrice iyo agiye guhana abana banyuza arabaterura karenze itaje. A window? Of course he wasn't okay. He lived, if that's what you mean. None se umwana banyushe mu idirisha bayo cyane. To be in the Olympics. Trunchbull yahoze akina mu mikino ya Olympique. When hammer throw. Ajugunya inyundo, ajugunya amacumu n'ibibuye biremereye. Fine. It's better than being put in the chokey. Chokey. Yeah, the chokey. Ariko ibi byose biroroshye. Hole in a wall. Afite ikintu kimeze nk'ikigereza cyitwa chokey. Jagged edge. Agenda agafungiramo abantu kandi kiba kiriho n'ibyuma bisongoye. Directrice w'ikigo umwana ukoze amakosa turano bamufungira. Kids in there? I've been in twice. Afungira abana muri icyo cyuma ngiye bamaze kwamfungira kabiri. Arahagusiga umunsi wose. Mujya mubibwira ababyeyi banyu. I mean, would your parents? None se ababyeyi baba babwiye ngo directrice aragukubita babyizera? Wapi? Hari ababyeyi batizera abana babo. Sha nanjye abanjye mbabwiye ko ku ishuri bamfata nabi ntibabyizera. Ndabona aje ahantu. Yeah. Fresh meat. Abona kana gatona. Gato. Amanda Thripp. Niko witwa? Yes, Miss Trunchbull. Yes, Miss Trunchbull. What's what, Miss? Ibyo ni ibiki bikize? Hanging down by your ears. Ibyo ni ibiki washyize ku matwi yawe? Pigtails? Ni imisatsi yitwa pigtails. A pig, Amanda? None se uri ingurube? Ko washyizeho pigtails? Do I allow pigs in my school? Ese nemera ko ingurube ziga mu ishuri yangira imisatsi bayiziritse kuriya niko bayita pigtails cyangwa se ponytails. Is a twit. Mama wawe ni ikigoryi nyagasani. Chop those off. Ita ukata iyo misatsi yawe nonaha. But Ariko iki? did you say but? Urambwiye ngo ariko ndakubwira ukata imisatsi ukambwira ngo ariko. I'll give you but. Wa cyane waruzengo aturo kana gato. Karaga imisatsi y'akana gato. Tebira directrice w'ikigo. Turashize. Karaga imisatsi y'akana wa filime. Karasa kana. Karenze igipangu hakuryiyo. Reba ikigo yigishirizamo abana. Umwana mu bwenge ariko. Yenaze umwana. We agiye kugwa ku ruzitiro rumwica. Umwana yaje no ku ruzitiro. Yobe. Abura gato. Umwana agwa mu ndabyo. Agwa mu ndabyo. Karya umunyenga ahubwo. Karya umunyenga gasoroma indabo. Yana kariye umunyenga. Twana rero dushimishwa n'ubusa. Mbega umunyenga umunyora. Do. Mwambonye se. Bwana n'ubuzanga. To class before I throw you all in a chokey. Mwese mujye mu ishuri cyanjye kubafunga. Lavender. What's my teacher like? Mwarimu wanjye ameze ate? Run. Ugiye ko directrice ari mu bibigeza aha ubwo umwarimu wameze ate? Matilda's teacher, Miss Honey, Wari ugiye kwigisha Matilda witwaga Honey. people, Nako Honey. appreciates every single for who she or he Yari umuntu wita ku bana neza akabafata uko bari. Ni umwarimu w'umwana mwiza yitwa ngo Miss Honey. Okay, listen up everybody. We have a new student with us today. Mwese muceceke uyu munsi dufite umunyeshuri mushya mwiza. I'd like you to sit over here with Lavender. Now you Yitwa Matilda agiye kujya yicarana na Lavender. schoolwork, so I'd like you to be especially nice to Matilda and make her feel Ndetse Matilda mufate neza mu muha ikaze ni umunyeshuri mushya. Bivuze ngo uyu mwarimu uri hano ngo ni umwana mwiza wita ku bana bose. Miss Honey was a wonderful teacher and a friend to everyone, Miss Honey yari umwarimu mwiza ndetse akaba inshuti ya buri umwe. beautiful as it seemed. Miss Honey Ndetse had ari n'umuntu a mwiza. dark secret. Ariko yari afite ibanga ryijimye mu mutima we. She did not let it interfere with her teaching. Ariko iryo banga ryatumaga babara ntago ryivangaga mu myigishirize ngo yigishe nabi. very good day. Matilda washe ku munsi mwiza. You everything that we've learned so Kuko uyu munsi tugiye gusubiramo amasomo yose twize. you don't understand any of it. Nutabyumva nta kibazo kuko uri mushyashya. So just
ariko nawe nugira igisubizo umenye umanika akaboko sibyo bagiye kumusubirizamo ibyo abandi bize bandi biga bamaze imyaka biga we nibwo akize. Okay. Rebe. Let's do some together. Okay, reka no tugira ko dukora. 2 times 4 is? Kabiri gukuba kabiri. Nako gukuba 4 ni 8. 6 is? Kabiri gukuba 5 12. 2 times 9 is? Kabiri gukuba 9 18. You've been practicing. Maze igihe mwitoza. You'll be able to do. Kuba bidatinze. Musaba musi gukuba neza. 14. Kabiri gukuba 7 14. 13 times 3. 13 gukuba 379. 900. Abandi baracicika. 27. Ibihumbi 4927. Pardon? I Ngwiki. think that's the answer. Ndakeka icyo nicyo gisubizo. 9 times 3. 13 ukubye 379 7. ni ibihumbi 4927. Nawe uri kureba iyi filimi ibyo bintu ntago wabimenya udafite calculatrice na mwarimu yaje kubisoma. Ni imibare no yaravuze mu mutwe atazi. 13 gukuba 329 ni kangahe? Umwana akora nka calculatrice mushya mu kigo. Mwarimu nawe yabanje kujya guterateranya kuko ibyo bintu ntago wahita ubimenya. Yari ikanzu sikari byo. Wow, barumiwe. Matilda, you know how to multiply big. Matilda uzi gukuba imibare? I read this book last year in mathematics. Umwaka ushize nasomye igitabo cy'imibare muri library. You like to read? Ukunda gusoma? Oh, yes. Yego. To read. Nkunda gusoma. Ukunda gusoma iki? Everything. Ibintu byose. Lately I've been reading Dolls Chicken. Iminsi ishize nandi gusoma Dallas Chickens. Charles Dickens nako. Every day. Icyo gitabo ngisoma buri munsi. So could I. Nanjye nuko icyo gitabo nyangisoma. Cya Charles Dickens. You got your workbooks and let's start with section. Mwarimu yagizemo n'ubwo batangira kuvuga ngo mukore ibitabo twige. Abonye umwana umurusha ubwenge. Akuze kujya kwiga muri Gardienne ugasanga umwana uri kurusha ubwenge. Yikanze. Ibitabo no mugora asoma warangije za kaminuza. Nibyo uyu mwana asoma afite imyaka 6. Uyu mwana ari kunyibutsa nkigasha. Nabonaga ndi gutigiye mu ishuri. Nabonaga bari mu mbarusha. Yayisaza ku muyobozi w'ikigo feri ya mbere. Kumangana. Injira kana kaza ubwenge bana bato mujye mukunda kwiga. Musabe nka Matilda nanjye narize. Niyo mpamvu tsobanura neza. Jen, good. Njirano, Jen. One of our little heart-to-hearts. Do. Directrice w'ikigo. Mese nk'umusazi. It's about the new girl in my class. Nari nje ngo tuganire ku mwana mushyashya ndi kwigisha. Witwa Matilda wo mudo. She's a real wart. Papa yarambwiye ngo mwana ni ikigoryi. Wiki. Urwana rw'uruswa rutaza ubwenge rw'urucucu. She's a very sweet girl. Barabishi Matilda n'umwana mwiza. Ndetse afite n'ubwenge. Child? Yes. Ubwenge. Multiply large sums in her head. Ashobora gukuba imibare myinshi cyane mutwe we. Akora nka calculatrice. Well, I think she might be happier in. Ndakiye kuri mwana nagakwiye kwiga muri Gardienne tumujyane nko mu wa 5 primaire bamukuye muri Gardienne. Can't handle it. Bypass, you're trying to foist her off on one. Kira cyane wa barambwiye ngo kira ubangamiye nawe ubwo gitangiye kubangamira ushaka kukikiza ngo cyoreza abandi barimo. Ibyo n'ubugwari. Ndagira ngo unyumve Jane. The distance the shot put goes depends upon the effort you put. Itandukana ry'ukuntu twese duteramo rino buye n'umuhate dushyiramo ngo turishukunye. Can't handle. Sasa directrice tanyawa tura mwana abageye bambwiye kari ikigoryi. Kurya. Bashukunye ikibuye. Roza kino mikino ya Olympique. One day, Jen, you'll see that everything I do is for your. Jen do mwana umwigisha nimba yanagukubaganiwe ushaka umwikiza ngo umwoherereze abandi barimo ubeshya ngo afite ubwenge. Genda umwigisha. Gasani. Dore ibintu abarimo. Witoriza gutera utwuma ku mafoto y'abana bo mu kigo cye. Umwana ku ishuri. Umunsi wa mbere ku ishuri ageze iwabo abona hari abantu bacunze hanze. Hari abantu bikena ba FBI bari kuneka papa bamenye ko acuruza imodoka mu buryo butemewe azigurira ibikoresho by'ibipapirano. Before, when she was having that. Mom, oh, how was school? Mama ndi mu rugo. Ku ishuri byagenze mama ku ishuri byagenze neza. 6th grade work. You're kidding. Mwarimu yambwiye ngo nkwiye kujya kwiga mu wa 6. Dore ibitabo bamaye ngo njye gusoma. Middle of an important phone. Wacyane ntagubona kuri telefone. Ask me how school. Ariko niwe warumbaje ngo ku ishuri uko byagenze. Ziba. He's supposed to do. The baby wasn't his. Well, none se umwana katari ubwo yari gukora iki? Mama. Hey, they gotta be implants. Uyu mubyeyi ntago agiye umva umwana we. School is insane. Directrice w'ikigo cyacu ni umusazi ndakwiyamye. Fenced by her hair. Yateruye umwana imisatsi amurenza urupangu. Ibaza ababyeyi batumva abana. Ababyeyi mwana najya afa ku ishuri agakubwira ngo umwarimu hari ibintu yamukoreye ujye utega amatwi. Ukuntu ababyeyi mwishi nako twishyizemo ko abana ari abantu babi. Nako abana bacu bananiranye. Hi.
Whack to the belly. ewan To the face. umva no zimaze kumutera igipfunsi dore papa ibintu bari kwigisha abana nawe ndebere bari kureba imikino y'ibintu cyo kurwana Come here. umugabo atangiye gutera kakanta arebe ko imisatsi yongera kuba umukara do reba ibyo barimo kumbe mwarimu yaje gusura umwana Don't give money. We don't Jenny honey charities. We don't. tujya dutanga amafaranga ntabwo dufasha abantu Mr. Omod Jennifer, honey, I'm Matilda. banyita Jennifer honey ndi mwarimu wa Matilda yakoze iki ku ishuri iriya nkubaganye In your room. Matilda jya mu cyumba cyawe Now. Beat it. nona Look. Whatever it is. ibyo umwana wanjye byose yakoze ku ishuri No, there is. ikibazo cyawe nta kibazo Beat it. We're watching TV. turi kureba televiziyo Mr. Wormwood, Mr. Omod if you think watching some rotten TV is urakeka kureba televiziyo important than your daughter, biruta ubuzima bw'umwana wawe nigisha uri mubyeyi nyabaki that darn thing off and listen. kuki utazimya icyo giteleviziyo ngo tuganire ku buzima bw'umwana wawe kuri kureba televiziyo Come on. Get this. sawe njira One's not gonna like this. Come on. gusa umugore wanjye wo mu nzu ntabwo ari buze kubikunda rero bikundi Close the door. yaje kureba akana mu rugo ukuntu kabaye akana yabonye ku ishuri gafite ubwenge kanabubarusha ni mwarimu uyu mwarimu akunda abanyeshuri be ku buryo no mu rugo aza akabasura ibintu abarimu benshi badakora What do you want? I'm sure you're aware by now that Matilda has a brilliant mind. ese murabizi ko umwana wanjye afite ubwenge bwinshi nzanira byerisha Simply extra. papa byeri zashize hari urwunge urwo ni rwo nashakaga ubundi na mbere Oh, no, thank you, dear. nawe tugura urwunge oya Material that I didn't see until my second year of college. ubwenge uriya mwana afite ngiye natangiye kubugira niga muri kaminuza I really feel with private instruction that she'd be ready for college in just a few short uriya mwana ashobora kuzajya muri kaminuza agifite imyaka mike cyane kuko hari imyaka myinshi azasimbuka ari i burayi niko bakora ibintu ufite ubwenge bwinshi ntabwo bagutesha igihe ngo urangiza za pirimeri bahita bakujyana muri za kaminuza ugakomeza niko nakabaye narize ariko banindijemo I have a nice house, mfite inzu nziza wonderful husband. mfite umugabo mwiza You were slaving away. ibyo bintu byo kwiga n'amasomo ubuza nano ntacyo bivuze You want Matilda to go to college? urifuza ko Matilda wacu aziga kaminuza College. I didn't go to college. I don't know anybody. nje ntabwo nigeze niga kaminuza nta n'umuntu tuziranye wayize Fool salesman. ariko reba ukuntu ndi umucuruzi w'umukire umva umubyeyi You're educated people, Mr. Wormwood. ntukajye usuzugura abantu bize I'm ill, heaven forbid. nuramuka urwaye College graduate. uzavurwa n'abaganga bize Or say you were sued for selling a faulty car. cyangwa nibakorega gucuruza imodoka z'injurano cyangwa zifite ibibazo ukajya mu rukiko uzatabarwa n'umwavoka wize abantu bize ntukabasuzugure buriya umuntu wize niyo waba umurusha amafaranga ntukamusuzugure iyo turi mu bibazo nibo duhamagara ati ngira ku rukiko bikurikirane Going to agree, are we? cyangwa kwa muganga Sorry I burst in on you like this. mbare rero ndagiye cyangwa nanone abantu bize ntukabasuzugure waba filime utari kuyumva ruki wize akagusobanurira Tell me about it. afata igitabo hano agisigira umwana kumva umwarimu yarazaniye umwana igitabo urakoze yabonye uyu mwana bakunda ibitabo bimeze kimwe buriya abantu bakunda filime rero bakunda gutizanya filime ngo uzarebe filime imitwe gutya sobanura roke usanga ari akantu bahuriye n'abantu bakunda ibitabo bakunda kurekomandana uzasoma igitabo cyitwa gutya njye nasomye cyitwa Entire school will go to the assembly room. ikigo cyose none mbabone mu cyumba cy'inama wicare directrice wibira n'ibiki sinzi directrice Bruce Bog. Melody mu kigo hari icyana ngo cyitwa gutyo dore nguyu bose bahise bamureba umva ukuntu yitwa Little Brucey, come up here, please. Bruce waza hano imbere ndakwinginze Bruce Melody abana bose baramurebye barikanga no guhaguruka ni ikibazo ibiryo bishobora kuba bigiye guhekura ababyeyi b'uyu mwana igere mwana kandi ibiryo He lives on my block. uyu mwana turaturanye dutuye muri hood imwe he lives on my block This boy, Bruce Bog, uyu muhungu Bruce Melody is none other than a vicious sneak thief. nta kindi aricyo usibye kuba ari igisambo Disgusting criminal. wakinyabyaho iki kigisi cya nabi ko nazi ibyo uvuga Cake. Chocolate cake. keke ya shokora You slithered like a serpent. winjiye nk'inzoka ujya mu gikoni cy'ishuri ryanjye urangije unyibira keke ikoze muri shokora Bruce ntubihakane Bruce yibye keke confess mbere icyaha Well, it's hard for me to remember. sha biragoye kuba nakwibuka iyo keke ngo yari imeze ite hey Was mine. iyo keke wibye yari yanjye Most scrumptious cake in the entire. yari iyo keke iryoshye muri iyi si yose Mom's is better. iya mama wanjye iryoshye kurusha iyo yawe bivuze ngo Bruce yemeye ko yayiriye
ngo nta nubwo yari iryoshye mama niyirenze ariko umuntu agusakuriza ngo inkoko yanjye wayibye yari inkoko kise shako yari inabiye yamuzanye hano kumbe wanyibiye keke bamwicaza hano rebe bamuzanira keke yose yuzuye mwana muto nabonye ukunda keke sibyo kure y'icyuma yagasana abana barikanga yariye keke directrice w'ikigo baterura keke runini chocolatey uri kumva uhumurira rwa shokora se no eat it yirye yose I don't want any. ntabwo nshaka kurya urakoze yirye iyo keke uyu mudirectrice wibirye Give him cake. ntabwo yamuha keke buriya ni uburozi ntabwo uriya mudirectrice yaguha keke n'uburozi amuhaye arapfuye wiburiye akira murozi cya directrice ndumva iryoshye da ndayirya ngiye Bruce umwana ngo yitwa Bruce kurya ibyo nabyo wana ndayinyinyira koko Bruce yaragiye arya keke zirasema buriya ngiye ntabwo ndaryaho keke nashonye akantu gato kera umwana yari arayimara wana arayimara ariko indiruzuye. You look like you enjoyed that, Brucey. Bruce, keke rakuryoheye? Yego madam. You must have some more. Reka noneho tukongere. Oya, ndahaze. But Cook's feeling. Waba ubabasha umutetsi wacu. Bahise bayimuzana. Nyagasani! This cake just. Iyi keke niweho bayikoreye. You're very own. Kandi urayirya wenyine. Nyagasani turashize. Umwana araribye arikanga. Keke irangana umusozi. Mwana Bruce menye bashaka kumwicisha keke. Nyagasani turashize. Umwana yarwanye na keke ni hamwe wumva ngo umuntu yishwe n'ibiryo. Nyagasani ngo ntabwo uri buve kuri platform utamazi no confection yose ino keke bino biryohereye birasema. Bruce yarariye. Nyagasani bana nabo Yesu Kristo nta mwarimu agiye kuruka. He's going to puke. Agiye kuruka. Nta gushidikanya araruka kabisa. Mwana byaranze. Bruce looks real bad. Bruce ameze nabi. Uratsinzwe. Hari umuntu agiye gutereta umukobwa wa Fande. Afande aravuga ngo kumutazimanira umwana bamuzanira igikombe cy'amata. Bruce wabikora. Bruce bemeza uyimare. Wabikora abana batangira kumufana. Go Bruce. Merod. Bruce. Bana bose baramufana. Bruce wayimara. Wariye n'ingurube za hena niyo wayirya. Ewan. Je n'utubenzi nari iporeje. Ewan. Bafana banje sinzabatengu. Ewan. Ndatwitse. Tarashis. Muzibe. Bruce yarayifekanye. Ewan ni prato arayirigata abafana banje. Ntabwo nzabatenga. Mwayibonye isahani rera nibiriya baba bavuga. Ewana ngiye abafana banje noneho kumva yamanitse n'igikombe. Nyagasani uyu mugore ni umugome. The entire assembly will stay 5 hours after school and copy from the dictionary. Mwese ngiye kubaha igihano cy'amasaha 5 amasaha yo gutamurenza amasaha 5 mwicayo. Together. Kandi kingiye kugifungira muri coki n'andi bafungira abana bataga saa 11 z'umugoroba batashye saa 6 z'ijoro. Umwana ari gutaha yumvisha kuvukira ku cyumbo. Baba polisi baje kuneka papa we ahora hanze y'urugo rwe. Young lady,
Where were you? mugore mutoruriye The whole school ate kisses for you. Miss Trunchbull Cake. yatugumije ku ishuri amasaha menshi. You see those packages over there? They were left out there for the world to see because you weren't here to take them in. Imyanda ntabwo yigeze uyisohora, yiriwe hari umunsi wose umwana niwe usohora imyanda yavuye ku ishuri. Catalogs and I don't get anything. It's not catalogs, it's car parts, sweetness. It's business. Oh, if it's business, why don't you have it sent to the office? None se nimbere business kuki utabyoresha ku kazi? Abapolisi ku kazi babandiye. Abapolisi na hano bahageze papa. They're parked outside. Abapolisi baparitse hanze bari kugucungira, ntabwo bakigucungira ku kazi gusa. Who's a speedboat salesman? Bara ni abantu bacuruza ubwato bwiruka bumwe bwo ku mazi. Bara ni abapolisi ndabizi. Uzarabareba. Boats. There are no lakes. Barabagurisha amato no sari ibiyaga bihari. But some people like to go away on the Hari weekend. abantu muri weekend baba bakeneye ubwato. Bara rero niwe basha kureba. Are cops. Mama bara ni abapolisi, mama yikubeshya. I'm not. I don't know if there's cops. Bivuze ngo mama n'umugabo we ni ibintu usanga bose ntabwo bazi gutandukanya abapolisi n'abatari abapolisi, cyangwa umenye umuntu ukuneka n'utakuneka, umwana barusha ubwenge. And the Trunchbull terrorizing her school. It was a umwana mu rugo abapolisi bari bahari ku ishuri. Trunchbull babangamira. Matilda ni gake yabonaga umwanya wo kwishimana na bagenzi be. Is it lavender? Lavender. Hano ndabyigikeri we n'abana. It's a salamander. Iyo ni salamander. It's a newt. Iyi ni chameleon. Small semi-aquatic salamanders from the genus. Umwana atangira kubasobanurira icyo kinyabuzima icyo ari cyo. And secrete irritating. Yibeshye ntago yari ari chameleon. Barayibereka mu bitabo. Akanyamaswa abana batoye ku ishuri. Ku ishuri abana babonye directrice hari akanyamaswa batoye kenda kumera nk'inzoka, nanone kameze nk'uruvu. Womuntu. Lemon, you're heading for the turkey. Gute ninjira mu kigo gusanga hanze ukuntu aturura kana. You and your father. Fanya nkwigisha isomo warwana we. Cecuru ni umugome. Niyo misatsi y'ubugoryi. Sana kana hano. Image. Ntago ndi nka so. Atakana gafungirana hano. Nyegasani. Miss Honey. Teachers our class today, Lavender. Please get a water pitcher. She'll be here in a second. Come on. Urebe. Mwana ya jano. Directrice y'ikigo ngagiye kuzamo hano. Mwana itagufatira amazi y'akantu k'akanyamaswa babonye ka mu mazi. Bahita baza guhisha ibintu mwarimu abana bigisha byose. Kuko batabona ko bigisha ibintu byiza. Ideas come from hard work and careful planning. Buri akazi karenze gaturuka mu gukora cyane no gutegura witonze. Raina, cover the birds and the beetles. Mwana ya jano ahisha ka kanyamaswa kabo. Last time. Bano bafite ukuntu bahita bahisha ibintu bishimisha abana umwarimu akoresha. Don't laugh. Don't. Directrice agiye kwinjira ntimuseke ntimuhumeke. Don't breathe at all. Ntabwo sinumve n'urwana na rumwe ruhumeka. Yinjiye. Miss Trunchbull. Morning. Mwaramutse Miss Trunchbull. Sit. Shara. Mwana azaniro y'amazi yo kunywa. Shu. Shinguka. I've never been able to understand why small children are so disgusting. Ntago njye amasha kumva ukuntu abana batari ibigoryi. They're like Ari hehe? Matilda. Bamujyanye muri choke ni mu runigiro. Niko bahita. Muri choke ni mu runigiro. idea of a perfect school, one in which there are no children at all. Ibaza ariko umuyobozi w'ikigo ngo ubundi ikigo cyiza mba nifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe, kandi abana ntibakwiye kwigisha, ariko ngo ikigo yifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe. Noneho You wowe front of the class imbere y'ishuri sasa kuva kanama akajyanye kugafungira mu runigiro uyaje ugatabara ni ka Matilda ni Miss Jennifer Honey. I tell you, kana itakazana mu ishuri kigane n'abandi kugenda ugafunga kana umunsi wose. This could be the most interesting thing you've ever done. Ikimenyero iki kintu gitangaje wigeze ukora. Rekurira urwana hasi. Squirming worm of vomit. Icara hasi wakinya mu njonjorerwa we barutse. Nyagasani umva ibitutso tukabana ariko. Aza kunywa amazi uyaraseka. Guruka. Kakandi yazishije imisatsi. Miss Honey taught us how to Uzi guspellinga yego. yesterday. Wejo batwigisha guspellinga. Ijambo difficulty. Difficulty if your life depended on it. Nubundi mpamvu uzi gukuri spellinga ni kwa kundi ugenda uvuga inyuguti igize ijambo nyine. Murabyumva. How would that be? Mrs. D, Mrs. D, Mrs. I, Mrs. F, Mrs. F, F.I. ubwo bari kuspellinga difficulty. Mrs. L, Ariko binyuje mu buryo uramugore bigisha. Sicyo? Why are all these women married? Kubera icyo ubundi bari gukoresha ngo Mrs. mu buryo mukoresha mu spelling. In spelling, not poetry. Cyo bwo kwigisha abana.
kanana banze nywa amazi Let me understand why small children take so long to grow up. numura nibaza impamvu ibyana bito bitwara igihe ngo bikure To annoy me. cyangwa nukugira ngo mundakaze anywa amazi arimo cya gikeri kimeze nk'umunyorogoto nanone bana baraseka diregitirise ngo amazi arimo ikinyorogoto baraseka anywa amazi arimo umunyorogoto umunyorogoto wenda kumera nk'umuserebanya ikinyamaswa ntazi ukuntu kimeze. Get it out. Speak up. Ufuke uyu naraseka As well as the next fat person. bana baramuseka ngo amazi arimo ikintu kure bana bona It's a snake. ngo amazi arimo inzoka n'inzoka we baramuseka uyu aramanika. One of you tried to poison me. mwagerageje kundoga ni wewe umanitse Matilda niwe washatse kundoga nari mbizi. You'd like to know it's not a snake, it's a newt. iyo ntabwo ari inzoka ahubwo bayita newt kariya akanyamaswa bakita newt Trunchbull. ni ubwa mbere nanjye nkamenya. You villainous sack of goat slime. You did this. niwe wanduza Trunchbull. Miss Trunchbull ya Alone? Or did you have accomplices? ahubwo wabikoze wenyine cyangwa wari ufite abandi bafatanyacyaha. Do it. ntabwo ari njye wabikoze. Like the choky, did you? bivuze ngo nagufungiranye muri coki birakubabaza Well, I'll pay. uza kwihorera amazi arimo umuserebanya. For what, Miss Trunchbull? For this newt, you pissworm! ngiye kugwana kubwo kuba amazi Didn't do it. ntabwo ari njye wabikoze. Besides, even if you didn't do it, I'm gonna punish you because iyo waba utabikoze ngiye kugwana small and I'm kuko ndi mukuru uri muto wrong, and there's nothing you can do with that. kandi nta kintu wantwara. Liar and a scoundrel. And you're shindura umubeshyi a liar and a cheat. You're the most naso ni umubeshyi low lifes in the history. ugurisha imodoka za kera cyane akabeshya abantu umwana yararakaye akanurira yane cya kirori kirimo umuserebanya ararakara. In this school. niwe kagoryi kari muri iri shuri God! umwana yarebye ikirori yarakaye ikasani wa muserebanya ya newt utarukira ku mwenda wa directrice yewe ndapfuye abana baraseka abana baramuseka abana bura nabo rero baramuseka so ndapfuye umugore wiyemera atinya umuserebanya we atinya akantu k'umuserebanya abana baramuseka bareba filime batishiye umuserebanya babonaga hakurya iyi zirerata muri abana ntago batinya abifitiye n'umutima mwiza. wowe ntabwo nigeze nyeganyega niwe ubikoze. Possibly have done it when she was sitting with yabikora gute se yari yicaye hano yaguteye umuserebanya atari yicaye hano ndaza kugucunga mwese murabyana When you go to your little cubbies to get your smelly little mwese ibyo mukora byose ngiye kujya mbacunga lunch. kugeza aho mukataho murira mwese nzajya ndi kubacunga cyane cyane wowe Matilda leta yikubita aragenda rebe Thanks for not telling. Best friends don't urakoze kuba utandese inshuti za nyazo ntago zirigana. really dancing. yewe uzikaze kubyina we muserebanya uramubyinishije. Smash him and I'll come and help you. abana bari kubyina hano Okay. bigana directrice In a minute. Matilda n'utundi twana bigana. Miss Honey? Miss Yani Miss Honey, I did it. ninjye wabikoze. What? ukoze ibiki? Glass tip over. ninjye watumye ikirahuri gisimbuka. Don't let Miss Trunchbull make you feel that. wituma Miss Trunchbull yumva ko ari we wakoze amakosa nkariya ntabwo ari we wabiteye. With my eyes. nabikoresheje amaso yanjye mbikwereke amaso yanjye uyu mwana yigeze kureba televiziyo irameneka none rero kuvuga ngo kandi kukwera ibyo kira kiruri tubona umuserebanya urasimbutse. Many people don't feel powerful at all. byibura wa mwana wigirira icyizere uri kumva ko ufite imbaraga abandi bantu baba barihebye bumva nta mbaraga bafite kana ukaza kumwereka ko ibirahuri gatuma bigenda gakanurira ikirahuri birakariba simbuka w'amazi we simbuka simbuka wa kirori Matilda I really did do it, Miss Honey. ngenda bizi ninjye wabikoze ninjye warebye ikirahuri umuserebanya urasimbuka. Things about life is sometimes you can do something until you want to show someone and then you can't. ndabizi mu buzima rigiye bibaho kumva ko wakora ikintu ariko washaka kukimwereka bikanga That. ntabwo ari uko bimeze. I don't know. simbizi Maybe I made myself tired. ahari menya naniwe imbaraga zanshizemo ariko ninjye wabikoze. Would like to come over to my house this afternoon? ese uyu munsi waza kunsura mu rugo? I'd like that very much, Miss Honey. nabyishimira cyane Miss Honey bamwita Jennifer Honey. uyu munsi barakwereka Meteresa atashye yatahanye n'umwana. yeah I feel like I could move almost
kumva nkomeye nazenguruka isi yose ngenda. We ntabwo unyizera sibyo? Sinzi ibyo wizeramo wa mwana ngo ufite by'imbaraga. Gusa wowe ubwo ubyizera n'umutima wawe wose bizagufasha. Bageze hano. Hara niho Miss Trunchbull atuye, directrice. Why is there a swing? Kuki ari ikicungo se? A girl I know used to live in that house. Umukobwa nzi yahoze aba muri iriya nzu. Uwo mwana w'umukobwa yari yishimye. She was just 2 years old. Her mother afite imyaka 2 umwana yaje gupfusha mama we. Doctor. Papa yari umuganga. Needed someone to look after things at home. Yari akeneye umuntu wakwita ku rugo rwe. Mother's stepsister to come and live with her. Arangije atumira umuvandimwe wavukanaga na mama w'umwana wari wapfuye ngaze kuba muri urwo rugo ariko batari bahuje mama. Stepsister. Yes. Uwo mu Anthony Trunchbull. Worst of all, when the girl was 5. Umwana amaze kuzuza imyaka 5, papa we yarapfuye. Papa yapfuye atese. Decided he'd killed himself. Abapolisi baravuze ngo yari yishe papa w'umwana. Kubera iki se yari kwiyica? Nta muntu n'umwe ubizi. Uwo mwana asigaranye ubwo yasigaye arerwa none na Anthony Trunchbull. She found a small cottage. Uwo mwana yaje kubona akazu gato. Lovely rhubarb farmer for just $50 a month. N'akazu yishyura amadolari 50 ukwezi. She planted hundreds of wild. Aragenda kuzuza indabyo. Uwo mwana amaze gukura niko yiberamo yarishimye. Umwana bayeho neza. No, I told you this. Uzimpamvu nkubwiye ibi. You were born into a family that doesn't always appreciate. Wa mwana wavukiye mu muryango utagufata ngo guha agaciro. Very different. Gusa ibintu bigiye gutandukana. Bizahinduka. Mwarimu. Should we go inside and have tea and cookies? Waza tukajya mu nzu nkaguha biswi n'icyayi. Yego. Bana bakunda biswi. Mwana arebye akazu kari hano abona n'indabyo. Cottage from your story. Yanzu uvuga iri mu nkuru yawe. The young woman is you. Wa mwana mutonyi uvuga muri iyo nkuru ni weho. Bivuze ngo no. Ubushya ntabwo bishoboka. Yes. Yego birashoboka. Aunt Trunchbull. Trunchbull ni anti wanjye wandeze. Ngeze namwirukana mu rugo rw'iwabo ajya gutura hanze. Uyu mwarimu burya Anthony Trunchbull. Uyu mwana ngari muto mama yarapfuye. Umuntu utaruje na mama we umubyeyi ariko arabavandimwe ari we Anthony Trunchbull aza mu rugo ngamurere. Hashize imyaka 3 papa we itapfa. Urugo rw'iwabo uyu mukobwa hani rusigaranwa na Trunchbull. Yes, please. Dore umwana yagiye gukodesha kandi Trunchbull afite urugo rwiza rwa papa w'uyu mukobwa Jennifer hani. I've often thought about it, but I can't abandon my children. Nubwo banyirukanye muri iriya nzu Trunchbull numvaga ntasiga abana banjye. You're very brave, Miss Honey. Abana bawe n'abana b'ibipupe. Ufite umutima ukomeye. As brave as you. Ntabwo mfite umutima ukomeye nk'uwawe. Weren't afraid of anything. Nari nzi ko abantu bakuru nta kintu batinya. All grown-ups get scared, just like children. Abantu bakuru no bagira ubwoba nk'abana. Wonder what Miss Trunchbull is afraid of. Ubu ndibaza ngo Miss Trunchbull watinya iki? Nimba abantu bakuru batinya Trunchbull atinya iki? Dore Miss Trunchbull mu nzu nini uyu mugore agatura mu kazu gato byegeranye gato. Kandi urugo ni urwa papa we. Bari hano bari kugenda babona Miss Trunchbull. Ni tante w'uyu mukobwa Jennifer hani. Ninsaba mubona kisa nabi ibirabyo byayeriyo bega nawe ubwasa nabi no ku mutima. Bakiri imodoka ye y'umujinya tarajya kurahura n'ipusi. Ura n'ipusi. Ndapfuye umugore atinya ipusi. Ngo n'abantu bakuru baratinya. Burya atinya ipusi. Iyi atinya ipusi z'umukara. Hey. Turashize. Kubita umugeri ipusi. Turashize. Ipusi gwani yitica isheni. Oh, he's all right. Imana ishimwe ipusi imeze neza. Yatse imodoka co. Urebe. Get your treasures. Tujye kuzana ubutunzi bwawe wasize mu nzu y'ababyeyi bawe. Anto waragiye tujye mu nzu tujye kuzana ubutunzi wasizemo. Uyu mwana yimuka ngo yasizemo ubutunzi bwe ibipupe bye nibyo yitaga abana be. Vayo ariko hani, vayo. Matilda dore ngarajya mu nzu ya Trunchbull. Uriya mukecuru agusanze mu nzu yakwiciramo. Uyu nawe arakurikira. Sasa yari mu nzira agenda imodoka imupfiraho. Wibuka imodoka zose zaguzwe mu rugo zaguzwe kwa wa mugabo Henry Wamwood. Zipfu ubusa kuko aba yaratuburiye abakiranga imodoka ni nziza. Binjira mu rugo. Iyi nzu ni iyanjye. Ni uyu mwana ababyeyi bamusigiye ariko tante we Trunchbull yayimwirukanyemo yarayikabye. Oh my. Yagasana. Kisi hano. My
father's portrait, you hari ahantu hari hamanitse ifoto ya papa wanjye. The principal must have had a strong stomach. None dore umuntu wagiye akamanika igishushanyo, hari hamanitse ifoto ya papa w'uyu mugore ari nawe nyiri inzu. Uyu mugore yarayimanuye hamanika ifoto ye. Umugore afite ibibaraga, ukuntu turi imodoka twacibura ahubwo azana bica. Agasa imodoka yarayikatisha yerekeza mu rugo rwe. Modoka yisunika wenyine. Father's chocolate box. Dore kaka box papa wanjye yashyiragamo shokora. After supper, he'd take a chocolate, cut it in half. Iyo twamaraga kurya papa yakuragamo shokora. Me the bigger half. Akayigabanya akarya agace gatakama kanini. Count them so I couldn't even sneak one. Ubwo yapfaga turanchiburiza shokora zose yarazitwaye yanga kuzongera kumpa shokora. Akajya zindira mu maso. Izi shokora nta mwana uzirya. Turanchiburu ni waziryaga wenyine akakarababara. Have one. Wariye mimwe. Wayiriye. No. Ya. Yabimenye ko ari shokora yabuze. Where's Lucy doll? Cya gipupe cyawe cyari se kiri wavugaga se kiri hejuru. Kana karashaka ukimwibira. Uyu mugore ibipupe bamwambuye akiri muto. Aramukanga turashize. Matilda wakantu. Kino. Umugore kumbaragarutse. Se hari abari kuyikiniramo. Imodoka mupfiremo. Tutururi. Kino cyo cyumba nararagamo kera. Uru rugo rukiri urw'iwabo. Hano nta bakozi baba bafite ngo bakora amasuku byiwe. Magnus. Papa yitwaga nde Magnus. King Magnus. He called me Bumblebee. Namwitaga King Magnus no akanyita Bumblebee. I don't think Magnus killed himself. Ntabwo nyeka ko papa wawe yiyahuye. Do I? Nanjye niko mbikeka. Shora ko ari cya French bar. Kina ni cya gipupe cya Lisi. Naga papa uyu mukobwa yakundaga akiri muto. Jennifer Hani. Bakiro. Uriya mugingo ugurisha imodoka w'igisambu. Ndashaka imodoka nshyashya. Waranubura imodoka ishaje. Wa mubeshiwe. I'm gonna sue you. I'm gonna burn down your showroom. I'm gonna take that no-good job up here so me and shove it up your bazooka. When I finish with you, you're gonna look like roadkill. Baby. You what? Yaza kureba shokora ze. Indo hafunguye hano. Yeah. Shouldn't we hide or something? Yeah. Go to the end of the hall, down the stairs, and out the kitchen door. I'll distract her. Wegenda wishaka kurya ndamurangaza. Who's in my house? Induri mu nzu yanjye. Baby. Come on, fight like a man. Fayo duhangane nk'abagabo. Induri mu rugo rwanjye bikaza bafatire mu rugo rw'ureme ngo harashye. Dora kana hano kihishe. Nyagasani. Urebe. Oya vayo aterura cyakibuye kinaga hakurya. Tajya kwitsimba. Do. Agasobanuye. Kore arakomeye arabyina inzi. Simbuka inzige yaje santira hana kana kari. Kugera no. Kana hano kari karahavuye. Nimba kije. Nagatari. Nimba kitsimbye. Ave hano nkumvisha umuntu. Gafashe yakica. Gafashe yakica.
dore akana hano kihishe munsi y'ameza. Bebe uyavayo kuramo akana kararigeze nimba kagiye kana karabuze kumbe dore kihishe munsi y'ameza. Kakana nagatari shawo dore akantu kihishe karatwika sano kumujinya bya bikeke arya nk'igisimba wagira ngo ni ihene iri kurisha. Ni ihene iri kurya vetiver irimo sondori. Yavayo kingura urujya kubitaho uburyo ngo yagira ngo umuntu wari mu nzu yarasohotse aragiye ahita asubira hejuru. Uyavayo umuntu wari mu nzu yanjye arasohotse buri yaragiye. Yo yumva parufe. Rebe hey! Turashize yash yo Some rats are gonna die today. munsi imbeba ziraza gupfa umve. Hey! Gasani mwana rebyiri ko muguru yano hey! Ikangamo hey! Bari bamuziye mu rugara babuze. Feel my heart. Mva umutima wanjye ukuntu uri gutera. I'm scared. You've ever been. Ko wagira ngo n'ubwa mbere nikanze mu buzima bwanjye yari kubica. Come on, let's go. Ngwino tugende. Treat people like that. Ntabwo dukwiye gutuma umuntu adufata kuri Teach you a lesson. uriya mugore hari umuntu ukwiye kumwigisha isomo. Mva umwanzi. Then we'll go get your doll. Turaza gutegereza nagenda tugaruke dufate igipupe cyawe sibyo. Ngwino nkubwire Matilda, you will never go back in that house again. sezeranya ko iriya nzu utazongera kuyinjiramo. I promise. Ndagusezeranya. Vanukanya akana ntabwo bakagira ngo nagenda ngo twongere tugaruke mu nzu ye dukuremo igipupe. Akana ntabwo bakagira uyu mukuru we Jennifer rwo atarano sinzagaruka hano. So we came home with $2,000 Sego dutashe dufite $2,000 by'idolari. in the air, and we both Duno tubishugunye mu kirere. like we were on the $1 million stick. Umugore ari kuganiriza abantu. Do you Abantu like banaganiriza ni baba polisi n'aba FBI nako. Iriya shonda yikunda. The old days. Yeah. Byari bya kera. It's all over this. Umwana aratashye. Give me a dime. Matilda, this is Bob. Matilda uyu ni Bob na Bill. the cops? Abo ni abapolisi. Cops, they are ace Baragara abapolisi bacuruza amato. I'm starved. Nsariranyishe. Hi, Harry. Bite hari. Who are you? Muri bande. What is this, a hot tub party? Hano habaye ikirori. Here. Sokere mu nzu. All day I come home, you're entertaining a couple of surfer dude bodybuilders. Banakoze umunsi wose gata. Papa abo ni abapolisi. Interested in timeshare? Urifuza ko tuzagurisha ubwato. Let me talk to people. I am in a cage, Harry. None se ntabwo nemerewe kuvugana n'abantu hano mbani muri gereza. Besides those stupid kids. Bamwe kuvugana n'abandi bantu batari ibi bigoryi by'abana twabyaye. Home and find dinner on the table. Umugabo agomba gutaga asanga ibiryo biri ku meza. Umwana atangira kwitinya. What do you want? Papa. Yell at me, okay? Ngaho nsakuriza. Up and leave us alone. Siba wacyana we nawe ndekanye nyine. Begin. Ongera unsakurize papa. Usakurize. And pound your miserable heart. Ahubwo rikanze ngo utimbure washwana we. Kugira ngo muzajye mu micubahiro hano. Umwana akanurira urugi kumwe bajya bamutonganya. Umwana urugi rukinga atarukozeho. Ahita ashyiramo n'ipata. Uyu mwana bikoza bishaka noneho. No kid likes being yelled at. Nta mwana ukunda gutukwa. Precisely Harry's ranting and raving. Cyane bitutsi papa we hariya mutukaga. Power. Ibyo byatumye umwana atangira kumenya ko afite imbaraga muri we. Practice. Icyo yari akeneye ni ukuzikontorora no kwitoza. Umwana amenye ko afite imbaraga.
atangira kwitoza amenya ukuntu azajya zikoresha yarakaye. Hasi imbaraga kenshi ze zikora iyo bari kumutuka yarakaye. Yatangiye kwibuka ukuntu bajya bamwita urakagoryi, akibuka ukuntu umutwe tupoye n'igisambo kandi urubuto ntago rujya rugwa kure y'igiti cyararuvuyeho. Niburi wa muhudu nawe twarenga ba wa muhudu. Umwana yarakaye nibwo imbaraga ze zikora. Umwana yatangiye kurakara, amataka yafungura atayakozeho, akaza agasuka hano mu giporezo, ikika akagikoresha atagikozeho. Umwana imbaraga zatangiye kuzikontorora, ewana imbaraga zaro namaze kuzisobanukirwa. Amatara arayatsa atayakozeho. Umwana atangiye kumenya imbaraga afite, kugira ngo ubwongo bwacu bufite imbaraga zidasanzwe kuko bwose tutabukoresha. Umwana hano yaramagiye arisobanukirwa, usanga afite imbaraga zidasanzwe, araziserebura. Noneho ndanahatwika dore indabyo, imbaraga ze yaragiye menya ukuntu azajya zikontorora. Ewana undi buhatwike, ewana ndabica ndabamara. Karagiye ahatwika, karishimye. Ibintu mu nzu gasigaye kabiterura, katabikozeho kakabikaraga. Akana gafite ubwenge bwinshi, ubwonko buhambaye cyane, bufite imbaraga zidasanzwe. Nuko kari katubara especially for all you little bitty babies moving and grooving on this sunny afternoon, playing music to make you smile, so you'd better not touch that. Inzu yose ibintu bishyize ku murongo n'amarida yakura hatayakozeho. Agikura amarido mu gitondo abona baba polisi baje kuneka papa we mu rukerera. Search warrant to do this. Mbere kuza gusaka hano twagombye kuba dufite igipapuro se gisaka. Nta mupolisi wemerewe kuza mu rugo rw'umuntu ngasaka adafite search warrant, adafite igipapuro yahawe n'urukiko kivuga turiya muntu muzagende umusaka. Umuntu naza kugusaka uzamwangira ibyo azaba yambaye byose. Nakomwe ntago mugira bavoka. Hano baje gusaka ikarito uriya mugabo abikamo ibintu bye. Papa w'umwana ni umugezi wa nabi, ibikoresho by'amodoka by'abandi. Ikarito nabonaga hano igiye, umwana ikarito arongera yisubiza inyuma arayimura kugira ngo batayisaka bagafunga papa we. You two men are gonna be in a lot of trouble very. Mwabagabo babiri mwe muraza kwisanga mu bibazo. Dore umugore wigize uw'umwana, dore umwana wigize umugore. Aren't you supposed to be in school, young lady? Akana ntago akabaye ku ishuri. Ahubwo simwe ntago mwakabaye mufite igipapuro kibemerera gusaka. Narabisomye mu gitabo ko umuntu uza gusaka nta gipapuro afite ushinzwe umutekano afungirwa muri gereza y'abapolisi. Papa we ni uzafungwa. In a federal orphanage. Nawe itujyanwa muri orphelinat. Make sure it's a nice orphanage. Ariko nutwemera tuzakohereza muri orphelinat nziza. Teeny weeny cockroaches. Wakana we, sibyo wakanyenzi we gato. Umwana imodoka yaba arayitwara. Hari n'ikindi cyaha mugiye gukora. Turi imodoka yanyu igiye kugonga kandi ni yanyu. Akana gasigaye gatwara amamodoka katayakozeho. Bagiye umwana asigarana kasete y'ibimenyetso bamaze igiye bafata papa we. Bafata kasete. Umwana ibyo byose yatabaye papa ngo batamufunga, agira ngo papa batetamufunga none aha byibura abanza agerageze kugarura ubwenge. Ariko ubugizi bwa nabi muri iryo joro Matilda yarambaye igicuku, maze kwambara ahamagara marete ye. Muri iryo joro yambaye umupira w'imbeho ashyiramo ikote, agiye. Ababyeyi baba bari kureba filime za karasobanura. Where are you going? Ugiye wakagoryiwe hanze. Uyu mwana ibaze ko ababyeyi batamwitayeho. Umwana w'imyaka 6 niyo yagenda hanze nta muntu umwitayeho. Fata karoti, amutera karoti. Umwana arayikontorora, arayihindukiza, arayimusubiza. Hey! Koma musosi. Ndapfuye. Igisaza cye. Uyu mwana n'umwana usohoka mu rugo saa 6 z'ijoro, ababyeyi ntibamubaze ngo ugiye. Ntago bamwitayeho. Ahubwo bagize amahirwe yagenda ntazagaruka. Nearly as important as what you choose to do with it. Kugira imbaraga ubundi biba bingana nk'ikintu uzazikoresha. Nothing short of heroic. Matilda yari afite ubutwari muri we. Muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice. Muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice. Ndagira ngo urebe filime mu gicuku. Yagarutse kwa directrice. Directrice araracyaza ibyuma we. Uyu mugore ni umugome, araracyaza ibyuma. Arya na shokora. Abana baturusha ubwenge barya utuntu turyoshye. Abana
abantu bakuru buriya mwabuze ubwenge mwirirwa munywa ibiyoga bibishye abana n'utuyawurute tu ice cream ikintu gituma abantu bakuru banywa ibiyoga n'ibindi biyobyabwenge bana batorata inzoga nimbi sibyo nuzajye ubona iwanyu bari kunywa inzoga mujye mubwira ababyeyi banyu ngo papa ni bibi munywa urwungi zana umwana sasa atangiye hano yahereye kuri ya foto arayireba atayikozeho irijyana areba na cya gipupe ibintu bya mwarimu we Jennifer byose biri muri iyi nzara bishaka cya gipupe arabanza aragihamagara aje kwiba ibikoresho byose bya Jennifer atabikozeho hamagara igipupe kiraza umuyaga uragitwara asigaye afite imbaraga umuyaga uragatwara ahubwo bebe vayo rebe arayitoza gutera amacumu nimba azayatera abandi directrice arabica mwana arabanza zanareba za shokora arazizamura za shokora izi ni shokora directrice nako mwarimu wakunda Jennifer hani nazo arazifata ikintu numvishe mu idirishya ikintu numvishe kariya kana gafata sibyo murihangana urwunge nicyo kinyobwa kikiyoboye umwana igipupa aragikura asigaye afite ibaraga bidasanzwe nta bibaraga bindi bidasanzwe we akoresha ubwonko bwe 100%. uri kureba iyi filime ukoresha agace gato cyane niyo mpamvu ubona nyine nta hantu urajya ibyo birabaye umwana aramanuka ariko umanuka kakitero nimba ari akabano nimba bakita gake ni umubano dore umugore aratera amacumu nimba bayitoza kwica ibisambo turashize Leonari umwana zano yibana za shokora muri hangana cya kingi kiba kituvangiye sasu yari hano yumvisha idirishya ry'ikinga za kureba dorakana gafite umutima ukomeye ibaze kwiyahura mu rugo rw'umugore nk'uye gufashe yakwica mu rugo rwe arara yitoza gutera ibyuma kana karamureba yari kunywa icyayi akana kari gukontoresha ibintu byose amaso isasta z'ijoro kazigeza gakoresheje kihutije n'isasta zita zigera kugakoresha ubwonko umwana agira gutya inteba yegeza inyuma rebe ukoresheje amaso uyabona sasta z'ijoro zigeze mu kanya saa 3 agiye kwicarana akana kari hano karategura gira gutya izari sasta z'ijoro karongera kajyana urushinge zibasayine zari 3 zibasayine nako mumbabarire ifata isaha do kana karbanza karibano gakoresheje ubwonko bwako buri kiremwa muntu dukoresha ubwonko bwacu igice Leonari do umwana ari kubikora Leonari ngwino hano do katururi umwana arabanza amanura yafoto uyu mugore yashyiza wibuke mwarimu Jennifer azano kingurira kingi yaravuze ngo iyi foto ahantu imanitse ngo hari hamanitse ifoto ya papa we umwana yafashe ifoto y'uyu mugore arayitwika akoresheje amaso ibintu byo kujya mu rugo rw'abandi ukarushimuta ukamanikamo n'ifoto yawe ntago ari sawa reba filime umwana kumarura bya bibuye ibyo ajya gatera ari muri akikina ya mikino ya Olympique uyu mukecuru Magnus ifoto ya Magnus fayo uyu ni papa wa mwarimu Jennifer hani
akavayo nyir'urugo uyu yashimuse banakeka ko ashobora kuba ari we wamwishe wishe papa uriya mwana Jennifer cyangwa se wa mwarimu wigisha kano kana Jennifer hani uyarebye saa sita z'ijoro zimwuzuriye mu kanya hari saa tatu ariko uzi kubona amasaha ari kukwirukanyiraho wareba ku isoko ukabona ni saa sita mu kanya wari ukabona ni mu gitondo burakeye umugore yarahamutse abonye ifoto ya Magnus azi wapfuye yimanika ubwoba bwaramwishacaho mwana reka mbe njya shokora mbitekerezaho ni akana kinjira mu nzu umukecuru ahunze urugo rwe isasu yari mu nzira agenda yabonye umwitero uyu ni umwitero k'akana kambara mu mutwe buri gihe ku ishuri niyo style yako aranayihumuriza aya mavuta ariho n'iki kombe mu gitondo Miss Hani ntabwo uri bwizere icyo nkuzaniye yazaniye icya gipupe Miss Hani yakuze baramwambuye uriya mukecuru rero mwibiye igipupe dore n'akandi nkuzaniye ni shokora papa yajyaga muha kera byose byari byaribwe n'uriya mugore directrice isa na shokora nyiguhishire uyahisha igipupe batamenye ko n'injoro bagiye kukiba uyu mukecuru directrice w'ikigo I will be teaching your class today. uyu munsi ishuri ryawe ndaza kugufasha kuryigisha dore isura harimo n'udweri wagira ngo ntazi ya mavuta bita arya bedanga Honey to get very, very nervous. Matilda. Miss ya no munsi yagize ubwoba ariko Matilda yari afite umupango. She's really raving mad. What is it your father used to call you? Pawe yajyaga guhamagara ngo iki? Bumblebee. Yamamagaraga Hummingbird cyangwa Bumblebee. He called her Trunchbull? No, I suppose he called her Agatha. None se Uncle Trunchbull nako Tante Trunchbull bamwitaga ngo iki? Bamwitaga Agatha. Maybe I could go back to the house and put the doll back while she. Iki gipupe ndagisubiza kwa directrice mu rugo atazanamenye ko ari we wagikuyeyo. It's gonna be okay. Biraza kumera sawa ndagusezeranye. You promised you wouldn't go back in that house. N'ejo bundi wari wansezeranije kutazasubira muri iriya nzu. On the garage roof. Nabikoze byose ndi ku rusenge. Nakoresha imbaraga zanjye ibintu mbisohora mu nzu ninjiyemo. Ibyo bintu by'imbaraga zawe uhora umubwira ntazo ufite wakanawe kucyo ubeshya kandi imbaraga kamenye kuzikontorora karabanza kamwiryaho. Umwana arongera azamura hano ijagi atayikozeho mwarimu yikangamo turashize mwana mbwa ati njye mfite imbaraga ibintu mbisohora mu nzu ninjiye muri iyo nzu za mbaraga zawe ngiyewe baranzi mfite imbaraga metere yikangamo turashize karamuseka njye mfite imbaraga reka noneho nyimanure hasi hariya urebe arabanza shyiraho amarita ahisha ibintu byose uriya mwarimu yanga ibyo rikanga kandi akamwereka imbaraga gafite gakoresha ubwonko bwako 100%. Ibintu kiremwa muntu kitarabasha gukora. Nice girl. Nta kongera kwigira umwana mwiza. Hey, niko kamubwiye ati ibintu byo ku mwana mwiza tubigabanye. Hey, don't make me wait. Icara mwese mwituma nekerezo yarinjira. And hold the newt. Vaya. Hey. Ranks. Nawe jya mu bandi wa Rwanda we. Directrice w'ikigo. I am here to teach you all a lesson. Mwese nje kubigisha isomo. Directrice w'ikigo. Sometimes in life, horrible and unexplainable things. Rimwe na rimwe mu buzima ibintu bibi utasobanura bijya biba. These things are a test of character. Ibyo nibyo bisuzuma umuntu tukamenya uwo ari we. Agasana. Ubwana bwiga muri kaka. Muri gardienne bahita mu kaka. Character. Form a line across the room, quickly. Mwese mukuru murungusi mundi. Fill this gap. Yeah. I expect you're wondering what I'm talking about. Yes. A child came to my house. Hari icyana cyaje mu rugo rwanjye n'injoro. When? Sinzi igihe yasi cyangwa igihe yagereye mu nzu yanjye. Buretse wowe wezi. I know a child came. Ariko umwana waje mu rugo rwanjye ndamuzi. Dore ngo You know it was illegal to enter someone's home without their permission. Mwari bizi ko amategeko y'umuntu umuntu yinjira mu rugo rw'abandi nta burenganzira afite. Yego Miss Tanchbill. Hey, shoulders back. Mwese mubane barabana nk'abasirikare. Do any of you recognize muri mwese
hari uwibuka uno mubano. Uyu mubano abana bose bazi uwambara, baramuzi, ni Matilda. Kadukina umukino. Wearing a pretty red. Okay, reka tubanze tubare. Ejo hahise hari umwana wari wambaye no ribbon cyangwa se uno mubano. None uyu munsi ntawe yambaye. Uwo mwana niwe waje mu rugo rwanjye rw'uhato. Who does this disgusting ribbon belong to? I shall personally see to it that the demented, drooling, slime-breathed little Lilliputian who owns this disgusting ribbon. Ndashaka kumenya umuginga waje yambaye no mubana akawuta wanjye n'ibyo yakoze akabisobanura. I was the one who was... Ninjye waje wawe ninjoro. No, I broke your... Kuvuna akaboko. Do it again. Nigeze kuvuna akaboko mbere ndongera nkavuna. I am not 7 years old. Ntabwo ngifite imyaka 7. Tante wanjye Trunchbull. Bana buri kangu ni tante we. Ntabyo bari bazi. Will be put away in a place where not even the crowd... Wacyanongeye kugufungira ahantu nta muntu umuzongera kubona, ndabizi ko ari we waje wanjye. Look. Reba. Umwana azamura ingwa koresheje amaso ye. We dore ingwa uri kwizamura we uyarikanga. Bira byose n'umwana uri kubikora bikoresheje ubwonko bwe. Yaranditse ngo Agatha. Miss Trunchbull bamwita ubundi Agatha. Yarabibona. Uri kwandika ibintu Magnus. Magnus ni wa mugabo wapfuye ari papa w'uyu mukobwa. Maîtresse. Ndagira ngo inzu ya Bumblebee umukobwa wanjye n'amafaranga ye ubimusubize. Nyagasani. Nurangiza usuhunge uve muri uyu mujyi. Nudahunga ngo uve muri uyu mujyi nzakubona. Nzakubona nk'uko nawe nk'uko wangize. Mbega ni nk'uko urashaka umwana kugaragaza ko ari wishe umuntu. Nyagasani. Ibintu biradogera. Yeah. Hey. Nyagasani. Hey. Mwana mukubita shifu. Zirimo imyanda shifu, nawe urabizi bajyaga batubwira ngo mujye kuyikubita hanze muyigarure. Mwana yamukubise shifu atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi. Matilda karatwikita kongera kazamura n'amarido. Nyagasani. Undi mani bayarabibaze dukoresheje ubwonko bwacu 100%. Akenshi twajya dusara bwaturika. Ni ingaruka nyinshi. Twajya tubona n'ibidahari. Niyo mpamvu usanga dukoresha agace gato ku bwonko bwacu. Uyu mwana wakoresha igice kinini, niyo mpamvu ubona abasha kumuvinga ibintu akabijyana handi atabikozeho. Niyo. Directrice w'ikiga abana baza kumushungera. Baye waruzingo we. Patakana kamwana. Abizi? Patakana ha. Rabe. Patakana. Directrice. Miss Trunchbull wibikora wishukunye umwana. Umwana bagiye kumunyuza mu idirishya ngo rimeneke. Umwana akingura idirishya basi ritamukubita. Agiye kugwa hasi kano karamukaraga gakoresheje za mbaraga zakabwo kamuha umunyenga. Aho kugira ngo agwe, Matilda ari gukoresha imbaraga reka nguha umunyenga. Matilda muha umunyenga agurutse umwana. Ahita namugarura mu ishuri. Umwana yaruka uwo Matilda umuyoboye. Yarashugunye umwana ngagwe. Matilda yagaruye umwana ari kumukontora. Sunika directrice agwa ku mubumbe w'isi. Kuri gorobe. Mu nkaragire reka isi mwikaragire mufungire amaferi. Ubonye meteresi kari ubisabye barabanza directrice wari warigize karakajye baramuseka bamukaragira ku isi si mwikaragiraho mufungiraho amaferi. Byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho. Turashize. Ibi byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi yirirwa kubita abana bababaza. Buriya nta cyiza cyo gukubita abana. Uyavayo azagonga kana hano. Rebeka. Vayo. Karavenda. Matilda ahita akazamura hejuru. Directrice afata ubusa. Bana ndanahatwitse. Ibyo byose ni Matilda uri kubikora mu ibanga. Dore bya bintu abana baba bapfunyitse bari buze kurya. Bana bafayo. Babona directrice wajya kubakubitira hasi abiga mu mashuri yisumbuyeho. Wana directrice yapfuye nawe utayiryaho. Mwese mutera ibiryo byanyu imigati. Imireti by'abana bose bapfunyitse imbuto. Rekura nta kibazo. Uyamumanuye neza atamukozeho.
know I could do that. Pretty good. ntabwo nari ko nabasha kuguruka, kumbe ntago aguruka, ahubwo ni Matilda uri kumufasha. Directrice wajyaga kubita abana bose baramwanga. Buriya abana umuntu banga n'Imana ntago ibimukunda, kuko Yesu yavuze ko ubwami bw'ijuru ari ubw'abana. Niyo mpamvu abana muri iyi minsi ngiye kujya mbakorera filime, abantu bakuru nabonye nta keza kabo, bakorera filime nziza ntibanyoherereza amafaranga kuri ya mobile money yanjye. Ubu ni njye abana nibo banjye, na Yesu bari bo bantu be. Directrice barakamumeneye. Directrice abamuteye papier hygienique, abamuteye amaronji, imigati bari kurya, iki niki. Directrice abana ntago bamukunda. Iyo wigisha abana bisaba kwigira nkabo kugira ngo urebe hanini ko bagukunda, ni nabwo bakubaha ibyo babwiye bakabikora. Ko babikora bavuga ati n'umugenzi wacu bitubwiye ni iniga yacu. Ati rya shuri ryasaga nabi ntabwo ryongeye gusa nabi. Barakwereka Miss Hani Maîtresse yasubiye muri yanzu ye. Matilda was a frequent visitor. Ndetse Matilda was a frequent visitor. Yari umushyitsi umusura buri gihe bihoraho. Umwana asigaye asura na Maîtresse. Maîtresse Hani. It's beating and all. It sounds like it's hurrying. Umutima wanjye uri gutera inzira gusa neza. Uriya mugore akiba muri inzu y'ibyo no mukobwa kubera yari yishe se yasaga nabi. Barakwereka kiraho ababyeyi ba Matilda. Mwana wacu turakivayo tugende. Uyu ni mama wa Matilda. Bahita bapakira biscuit. Tugende twirukanka. Well, nobody will be there. We're moving to Guam. Twimukiye muri Guam. Yeah. Daddy's not going to be in the oil business anymore. I don't want to. Papa, business yavuye mu sinshaka kugenda. A permanent vacation. Turagenda ngo tuzagaruka. Speedboat salesman to the airport. Turi guhunga polisi tugiye ku kibuga cy'indege. It isn't fair. Njye buryo munjyanyemo ntago ari byo. Fayo tugende wa cyane Matilda baramutwe barahunze. Polisi y'umugabo yagurishaga imodoka simeze nabi, polisi iri kumwiga. Why would she want some snotty disobedient kid? Because she's a really wonderful child and I love her. Uyu mwana ni mwiza ngenda mukunda. Miss Honey? Ariko ubundi wanyadobusa ukambera mama Maîtresse. Look, I don't have time for all these Second, Dad, I have the adoption. Papa, njye mfite ibipapuro byo mu rukiko, reka mbibaye musinye. Njyewe Maîtresse abari umbera mama anyadopte, mwe mwigendere. Are you hearing this, Harry? All you have to do is sign. Papa, we sinya ko utakiri papa wanjye na mama sinye ko atakiri mama wanjye. Njyewe Miss Hani anyadopte mbu umukobwa we. Ababyeyi nabo uyu mwana baramuhaza. Shero uratekereza iki? You're the only daughter I ever had, Matilda. Matilda niwe mukobwa nyine nigeze mbyara. Understood you now. Runda kumva nimba udashaka ko tukubera ababyeyi rwose genda. Ntago muri make ni kuvuga ati utworosoye wabyukaga. Zana ikaramu uyu mwana ntago bamukunda n'ubundi. Kubabwira ngo agiye kubona undi muntu umurera. Ababyeyi be babyumva bakavuga ati sigara rwose ahubwo tugeze amahirwe uragiye wacyana we. Umwana yaje kubereka musinyana. The Wormwood signed the adoption papers. Ababyeyi be basinye ibipapuro byo mu rukiko bigaragaza ko uyu mwana atakiri umwana wabo, ahubwo abonye mama we. Mama ubwo ninde? Ni Maîtresse. Sinya hindukira ngo usinyire. Akana karishimye. N'ababyeyi ariko barishimye. Nugira ngo umwana wishimye gusa kuba bano batari ababyeyi. N'aba babyeyi barishimye ko uyu mwana atakiri umwana wabo. Nugira ikibazo cy'amafaranga uzaduhamagare tukoherereze yo kumurera. Undi ati nayo nkeneye. Natawe umubyeyi wanjye bara nta babyeyi babarimo. Sibyo? Ababyeyi barishimye kuvuga ati baruhutse umutwaro. Gusa icyo bazi ngo baruhutse umutwaro. Bitesheje umwana ufite ubwenge bwinshi cyane. Wakanabahinduriye ubuzima. Bari guhunga polisi. Ati barakwereka Matilda yakomeje kubana n'uriya mugore. Iminsi iragenda irica nyine yabaye mama we. Principal of Crunchum Hall. Miss Yani basha kumugira directrice w'ikigo bari uyobora cya kigo. Ava kubyo kuba Maîtresse aba Maîtresse. To her great surprise. Nako aba directrice. And she ndetse na Matilda yabayeho ubuzima yishimye. Akina ikibari ko ameze neza nta kibazo afite. Kano kana urabona ko gafite ubwenge. Arakandi kana nabonye ejo bundi kajya karirimba nzakabereka kitwa Kariza. Shawu nako karirimba neza. Nako gafite ubwenge nk'ubw'uyu mwana. Umwana arakareka yibaniye n'uyu. Ababyeyi be n'ubundi babufataga nabi. And Miss Honey each got what they had always wanted. Yaba Matilda ndetse na Miss Honey. Family. Bose baje kubona icyo bahoze bifuza. Ari cyo bita umuryango unezerewe. Powers again. Ndetse Matilda narubwo. I mean almost never. Ntago yongeraga gukoresha imbaraga ze mu bibi. Yakoreshaga za mbaraga ze noneho mu byiza. Kurura nk'ibitobo karara basoma. Mbega umwana neza neza afite ubwenge nk'ubw'akakana k'inaha kitwa Akariza Gayera. Simujye mukabona?
Never mind. basize abana bari gusoma ibitabo na filime yacu nuko igenze banyita Rocky. Ciao ciao.